Urugo rwabonetsemo iki cyobo cyakuwemo imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside ruri nko muri metero 100 uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Ni mu kagari ka Kabuga ya mbere mu mudugudu wa Kabeza mu murenge wa Rusororo ahazwi nko mu Gahoromani. Kugera kuri iyi mibiri byasabye gucukura cyane ku buryo umubiri wa mbere bawubonye bageze kuri metero 17 z'ibujyakuzimu, muri metero 25 bari bamaze gucukura. Ntaganira Valence yaratuye muri uru rugo nyuma ya jenoside. Ariko ya mwobo urimo uva mu mibiri y'abantu witwa Senede icyo gihe wari uhari, ariko nyiri udasibye ugaragara ko ari nk'umwobo w'umusarani. Nyuma rero gake gacaca itangiye kuza twajyaga tutanga amakuru ko hari umwobo twahasanze twebwe, ariko abandi banamo n'abafunze bakemeza ko umwobo ushobora uri hano narubatse inzu, aza gufata icyemezo cy'uko inzu isenywa ariko imibiri irabura. Imibiri yabonetse uyitegereje harimo iy'abantu bakuru, abana bari bakiri bato ndetse n'imyenda bari bambaye n'ibyangombwa bari bafite. Bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi bavuga ko bashengurwa cyane no kubona babiciye ababo bataratanze amakuru ngo bashyingurwe mu cyubahiro. N'ikiniga cyinshi ngo biragoye ko ubumwe n'ubwiyunge bwagerwaho. N'ukuri ndumva byandenze, simfite icyo navuga. Abantu kuba batuye hejuru y'abandi babituma hejuru babizi, umutima wawe guhinduka n'ibyoroshye. Uko niyiciye abana nk'abantu haje gufunga 9. Igiko mafunze nuko niyiciye abana mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, abahuroze bagapfa. Kubera ko umugabo wanjye yari umututsi, rero abana nabo bari abatutsi bagashaka kubica gukora abatutsi. Wari ufite 15, hari ubu ntarangiye 24, hafi 25. Bityo rero umugabo wanjye ubwo byarakomeye. Umugabo wanjye hari yasaga ameze, wabonaga ameze nk'ababa ngo abahanuzi kera babagaho, kuko babagaho, kuko ibyo yasize ampanuye byose narabibonye. Jenoside yakorewe abatutsi ntabwo barokowe n'Imana, barokowe n'inkotanyi. Ni nayo mpamvu ntabwo Imana ari yaje ngo yambure intera hamwe umuhoro, imwambure nta mpungano y'umwanzi. Sinabibonye, iyo ngera ayo mahirwe nkabibona abiciwe muri za kiliziya guhera ku Nyundo, Kajya Nyarubuye, Kiziguro, Ntarama, Nyange. Iyi nkotanyi zitarwana ngo benshi banahagwe rwose batanze amaraso yabo, ntabwo barokotse. Bararokotse, ntitugakine mu bikomeye ngo tubikinishe. No, reka twikina. Abarokotse barokowe n'inkotanyi, ariko ushaka kwemera ko Imana hari icyo ishobora kuba yaramaze nabyemere mu nyemerere ye, ariko mu migirire, mu mikorere abahagaritse jenoside n'abarwanye bayihagarika, baritanga, harimo n'abapfuye n'abishwe nako, kuko ntabwo bapfuye urupfu rusanzwe, baguye ku rugamba rwo kwihagarika. Ntitugakine tujyana imyemerere mu bintu bidahuye.